muraho neza. Imana ishimwe cyane. Twongeye gushima Imana ko yongeye kutwemerera umunsi udasanzwe yaduhaye, kuko umunsi wose twongerewe ku buzima bwacu aba ari uw'agaciro, kuko aba ari impano ikomeye Imana iba yaduhaye. Rero turashima Imana. Tugiye gutangira dusenga. Uyu munsi ndumva urukundo rw'Imana ari rwo rukomeza kugaruka muri jyewe. Reka dushime Imana, duhimbaza Imana. Mwami, twongeye kugushima, twongeye kuguha icyubahiro. Turavuze ngo uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa. Data, turagushima ngo kubw'urukundo wadukunze, Mwami, ngo byatumye utanga umwana wawe w'ikinege, ngo kugira ngo abamwizera bose badapfa, ngo ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Mwami, turagushima kuko waduhisemo, turagushima kuko utemeye ko dupfa, turagushima ko utemeye ko turimbuka, ahubwo ukohereza umwana wawe Yesu kugira ngo aducungure, kugira ngo nitumwizera duhabwe ubugingo. Turagushima ku bugingo uduha uko bukeye uko bwije. Turagushima ko Mwami Yesu udukunda. Haleluya. Tugushimiye urukundo rwawe, turuvuze ntabwo twarangiza. Mwami, ntabwo twabona n'amagambo akwiriye yo kugushimira urukundo rwawe. Yo tuguhaye icyubahiro, ndetse nta n'ituro twabona twagutura rijyanye n'imirimo dukorera, rijyanye n'urukundo rwawe ku buzima bwacu uko bukeye uko bwije. Turavuze gusa dukubiye muri ayo magambo tuvuga ngo Mwami warakoze gitare cyacu. Reka uzubane natwe muri kano kanya, utuganirize, kuko Mwami twe turi bikoresha ariko ni wowe ubasha kwivugira. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi hari ijambo numva Imana yanshize ku mutima, nifuza ko tuganira. Ni ijambo rito cyane riri muri Yesaya, ariko hari andi make turi busome, ariko turasoma Yesaya igice cya 4 umurongo wa 1. Haravuga ngo uwo munsi abagore 7 ngo bazajya ku mugabo umwe, bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubwa rw'abantu. Imana ishimwe. Hano ni inkuru itangaje cyane. Iravuga ngo uwo munsi ngo abagore 7 bazaba bari hamwe, ariko ngo bavuge bati, bafate umugabo, bavuge ngo bajye ku mugabo umwe, bamubwire ngo twebwe icyo dushaka nuko twiyambika tukigaburira, ariko wowe gusa uduha izina ryawe kugira ngo udukize urubwa. Iyi verse rero, cyangwa se iki cyanditswe, kiraduha ishusho ya Kristo n'itorero. Twese kubakijijwe, cyangwa se kubaza Imana, cyangwa se kubaza ibyanditswe, bazi ko twese turi abageni ba Kristo. Kristo akaba umukwe. Kristo ni umukwe, ariko abageni turi benshi, twese dushaka kwitirirwa izina rye. Rero uyu munsi turaza kureba ibice 2 by'abakristo bijyanye n'iki cyanditswe. Ni ukuvuga ngo hari abakristo bitirirwa. Twese iyo tujya gusenga, iyo tujya dufite aho duteranira, buri wese, abantu bose bitwa abakristo. Abantu bose bitwa abakristo, abantu bose bitwa ko ari abantu basenga, bafite ya identite ya Kristo, bafite kwitirirwa rya zina rya Kristo. Ariko hakaba icyiciro cy'abantu 2 batandukanye. Ni ukuvuga ngo hariho abifuza kwitwa abakristo, bakifuza kwitirirwa iryo zina rya Kristo, ariko ngo bakifuza kwigaburira ubwabo, bakitungirwa ngo n'ibiryo byabo, bakiyambika ubwabo, ariko ntabwo bifuza ko bagaburirwa na Kristo cyangwa se bambikwa na Kristo. Ibyo nibyo biciro by'abakozi abana b'Imana dufite. Rero icyo twavuga kuri uyu munsi nuko twifuza kuba abagaburirwa, abitirirwa Kristo, tukagaburirwa nawe, tukambara umwambaro twambitswe nawe. Rero turagerageza gusoma, duhere ko ese aba bantu, aba bagore bavuga ngo bazigaburira ibyo kurya byabo
gusa mwibaze uyu munsi umuntu ashatse umudamu, nanjye ndi umudamu, nkabwira umutware wanjye nkamubwira nti njyewe nitwe muka runaka, ahasigaye ibindi ntumbaze, ibindi ntubikurikire, nzimenya, nzigaburira, nziyambika, nzagira gahunda zanjye, nzakora ibyo nshaka, ahasigaye nitwe gusa ko ndi umudamu wawe. Mwibaze ese uwo mutware yambona ate? Ese uwo mugabo yabifata ate? Namwe mugerageze kubitekerezaho. Niko Kristo nawe ameze. Kristo nawe niko abona abitirirwa izina rye, abitwa ko bakijijwe, abitwa ko bazi Imana, abamwitirirwa bagakizwa urubwa. Kubera ko iyo dufite iryo zina dukizwa urubwa. Iyo dufite iryo zina hari igihe abantu batwizera. Iyo dufite iryo zina ndabizi hari abantu avuga ati njyewe ndashaka umukozi, wenda afite umukesiyeri cyangwa se umukontable, akavuga ati njye numva nifuza umuntu w'umukristo. Iyo avuze umuntu w'umukristo aba azi ko ari umuntu w'umwizerwa, ariko buri gihe siko bimera. Aba yitirirwa rya zina, ariko nyamara ari muri ba bandi bigaburira ubwabo, bakiyambika ubwabo, bagakora ibyo bashaka. Twasoma muri Yohana 6:27 haravuga ngo ntimukorere ibyo kurya bishira. Ibyo kurya turimo kuvuga rero hano, Yesu niwe mugati w'ubugingo. Iyo niwe tugomba kurya. Iyo turya ijambo rye tuba tugaburirwa nawe uko bukeye uko bwije. Ngo ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho. Nta bindi biryo bigumaho kugeza ubugingo buhoraho usibye ijambo rye. Ibyo umwana w'umuntu azabaha turifuza kugaburirwa nawe, ngo tugaburirwe n'ibyo umwana w'umuntu azaduha, tugaburirwe n'ijambo rye Kristo azaduha. Ngo kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Imana idufashe cyane. Rero natwe Kristo arifuza ko tugira icyo kimenyetso. Icyo kimenyetso tutitirirwa we gusa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga, Kristo yaravuze ngo bazabamenyera ku mbuto. Ntabwo bazabamenyera ko mujya guterana runaka, ntabwo bazabamenyera. Niyo mpamvu muri kino gihe tugeze mu bihe bigoye cyane, ubwo abantu batagiha izina agaciro umukristo, kubera ko bagiye bahura n'abantu bitirirwa Kristo ariko bigaburira ubwabo b'ibyigenge muri make. Imana idufashe cyane. Bigatuma rero abizerwa baba bake, bigatuma na wa wundi witirirwa Kristo akagaburirwa nawe akambikwa nawe atizerwa, kubera babandi bahisemo izina gusa. Rero ntabwo twifuza kuba muri babandi bahisemo izina gusa, ahubwo ngo tugaburirwe nawe, tugaburirwe n'ibiryo Kristo azaduha. Twemere kugaburirwa nawe. Tuzemera kugaburirwa nawe gute? Tuzemera kugaburirwa nawe mu kugaburira umuntu wacu w'imbere. Umuntu wacu w'imbere tumugaburira ijambo ry'Imana. Twamara kumugaburira ijambo ry'Imana, rya jambo riraza rikaduhindura, tugasa n'iryo zina. Rya jambo riraza rigahindura ubuzima bwacu. Ntitube abantu bigenga, ntitube abantu bayoborwa na kamere, ntitube abantu bayoborwa n'imitekerereze yacu, ntitube abantu bakora ibyo bashaka, abantu b'ibyigenge. Imana idufashe ntitube ibyigenge, ahubwo tube abayoborwa na Kristo. Tube abantu bagaburirwa rya jambo, bafite byo kurya bya Kristo, bagaburirwa nawe, bemera kugaburirwa nawe uko bukeye uko bwije, kugira ngo bagende basa nawe. Nta kindi kizadufasha kugenda dusa nawe atari uko tugaburiye wa muntu wacu w'imbere. Rero twirinde kuba nk'aba bagore bavuze ngo tuzigaburira twebwe ubwacu, dufatire iryo zina. Ibyo ntabwo tugomba kuba muri abo ngabo. Icya kabiri, baravuze ngo tuzajya twiyambika ubwacu. Umwambaro uvuze ibintu byinshi bitandukanye. Tugiye gusoma Zakariya 3 kugira ngo hatwereke ese uwo mwambaro batubwira ni uwuhe. Umutwe w'amagambo hano Zakariya 3 uravuga ngo Yosuwa umutambyi mukuru akizwa ibyaha bye. Uwo ni wo mwambaro turimo turavuga. Ni ukuvuga ngo wa wundi uvuga ngo nzakomeza niyambike, ni ukuvuga ngo ni wa wundi wemeye kugumana wa mwambaro w'icyaha muri we, kuri we, ku buzima bwe, kubera ko yahisemo kwigaburira ubwe, kugaburira kamere ye, afite wa mwambaro w'icyaha. Ngo maze
ngo anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, ngo na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Ngo Satani ni umurezi wacu, ahora imbere y'Imana aturega. Uwiteka abwira Satani ati, Uwiteka guhane yewe Satani. Hanyuma dusome ku murongo wa 3 hakavuga ngo kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati, ni mu mwambure iyo myenda y'ibizinga. Haleluya. Ni ukuvuga yari yambaye ngo Yosuwa hano ku murongo wa 3 haratubwiye ko Yosuwa ngo yari yambaye umwenda w'ibizinga ngo ahagaze imbere ya marayika. Ariko marayika ngo abwira abamuri imbere ati, ni mu mwambure iyo myenda y'ibizinga. Haleluya. Rero iyo twemeye kuba muri rya zina tukemera kugaburirwa nawe, amaraso ya Yesu aratwoza, adukuraho wa mwenda w'ibizinga, ari wo mwenda w'ibyaha. Hanyuma ngo maze abwira Yosuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe. Amen. Ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Imana idufashe cyane. Yosuwa ngo yari afite umwambaro wuzuye ibizinga, ariko marayika aravuga ngo abwira bamwegereye ngo bamukureho wa mwambaro w'ibizinga ngo maze bamwambike undi mwambaro. Maze marayika aramubwira ngo ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambitse imyambaro myiza cyane. Imana idufashe cyane. Rero nuko Yosuwa yari yambaye umwambaro w'ibizinga mu gihe twivuruguta mu byaha, mu gihe twiyobora, mu gihe dukora ibyo dushaka, mu gihe tuyoborwa na kamere, tuba twambaye wa mwambaro w'ibizinga. Tuba tumeze nk'aba badamu bavuze ngo twitirirwe rya zina, ariko tuziyambika ibyo dushaka, tuzakora ibyo dushaka. Ariko nitumwemerera azaza avuge nk'uko marayika yavuze hano ngo mumukureho, ngo ngukuyeho umwambaro wanduye, ngo nkwambitse imyambaro myiza cyane. Icyo nicyo twifuza, aho niho twifuza kugera. N'iryo sengesho ry'uyu munsi nifuza ko dusengeramo. Turifuza ko twitirirwa izina rya Kristo, tukagaburirwa nawe rya jambo riduhaza buri munsi rikagenda rihindura, maze Uwiteka adukureho wa mwambaro w'igisuzuguriro, adukureho wa mwambaro w'icyaha, adukureho wa mwambaro wo gukiranirwa, atwambike ngo indi myambaro myiza. Umwambaro mwiza imbere y'Imana ni umwambaro wo gukiranuka, nta handi tuwubonera, ni muri Kristo Yesu. Ngo iyo tubonyeho amaraso ye ngo atubona nk'abakiranutsi. Rero Imana idufashe cyane, Imana iduhindure, Imana iduhe kuva muri iyo kategori y'abo badamu cyangwa se y'uwo mugeni wa Kristo witirirwa izina rya Kristo gusa, ariko atagira imbuto, atagira ishusho yo gukiranuka, adafite imbuto ziranga rya zina, kubera ko yahisemo kwigenga. Ariko tube babandi muri wa mugeni wa Kristo witirirwa izina rya Kristo, akambikwa nawe, akadukuraho wa mwambaro wose, wa mwitero wose w'icyaha, cya kizinga cyose, kuko Kristo azaza gutora itorero ridafite ikizinga ndetse n'umunkanyari. Rero twozwa n'amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu tugiye gusenga, dusengera muri iri jambo, dusaba Imana kugira ngo itwoze, dusaba Imana kugira ngo ikureho wa mwambaro w'ikizinga, idushireho undi mwitero, ari wo mwitero wo gukiranuka. Iduhe kugaburirwa naryo, iduhe kurya kuri uwo mutsima, twemere kugaburirwa nawe, twemere kwambikwa nawe, agende aduhindura. Niyo mpamvu uyu muntu iyo yamaze gukizwa akamenya Imana, akinjira muri we, akemera kuyoborwa nawe, umuntu aramureba akavuga ati koko uko yari ameze bitandukanye n'uko ameze uyu munsi. Ariko abakristo b'uyu munsi siko bikimeze. Umuntu bamumenya ameze kuriya, wa mujinya yari afite bikaguma kwa kundi, kwa kubeshya n'ibindi byose bitandukanye, bagasanga nta cyahindutse. Niyo mpamvu rero nk'abakristo tugomba kwemera uwo mwitero nk'uko Yosuwa
marayika yamwambitse umwitero mushya, maze aramubwira ngo nagendera mu byanditswe akitondera ngo akitondera ibyo yategetswe, noneho nyuma yaho nibwo haza amasezerano y'uburyo nyuma yo gukorerwa ibyo byose. Bivuze ngo iyo tutemeye guhindurirwa umwitero, niyo mpamvu tuzatukisha iryo zina, kubera ko tuzaba twigenga ubwacu tutemera kuyoborwa nayo. Rero Imana idufashe cyane. Ndagusabira uyu munsi Uwiteka akureho ikizinga icyo ari cyo cyose ku buzima bwawe, akureho ikizinga icyo ari cyo cyose ku buzima bwanjye, akureho umwambaro uwo ari wo wose wanduye, yaba umwambaro w'igisuzuguriro Uwiteka awugukureho, yaba umwambaro w'ubukene Uwiteka awugukureho, yaba umwambaro wo kudatera imbere, umwambaro wo gutsindwa, iyo myambaro yose yanduye Uwiteka ayigukureho, maze atwambike undi mwitero, tumwemerere atwambike undi mwitero, kuko we niwe ubasha gukuraho gukiranirwa kose, niwe ubasha gukuraho igisuzuguriro cyose, niwe ubasha kuduhindurira amateka, maze tugasa nawe, tukitirirwa rya zina, ntidutukishe izina rye, ahubwo tukamuhesha icyubahiro aho ageze, aho yicaye akumva arishimye, aranezerewe bitewe n'imyitwarire yacu, bitewe n'uko twemewe kwambikwa nawe n'umwitero mushya. Reka rero dusenge Imana. Mwami Yesu, twongeye kugushima, no kuri tuguhaye icyubahiro kubwira ijambo waduhaye kuri uyu munsi. Turasaba Mwami kugira ngo nukuri reka ijambo ryawe ribe muri twe rigwiriye, reka ijambo ryawe ribe ibyo kurya byacu bitugaburira uko bukeye uko bwije, reka ijambo ryawe rihindura ubuzima bwacu. Mwami, tukweguriye ibyacu, tukweguriye imitima yacu, tukweguriye ibitekerezo byacu, ngwino utuyobore. Ntabwo twifuza kwigenga, ntabwo twifuza kuba abageni bigenga bikorera ibyo bishakiye, ahubwo turifuza kugengwa nawe, turifuza kuyoborwa nawe, turifuza gukoreshwa nawe. Reka udukureho umwambaro wose, umwambaro wo gukiranirwa wose. Mwami, turagusaba ngo udukureho, utwambike umwitero wo gukiranuka, utwambike iyo myambaro myiza nk'iyo yambitswe Yoshua, maze dukurweho gukiranirwa kose ku buzima bwacu, dukurweho igisuzuguriro cyose ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Niba hari utegereje kubona ubwiza bwawe kumara igihe kirekire, niba hari umuntu usuzuguwe wambaye umwitero w'igisuzuguro kumara igihe kirekire, mu izina rya Yesu Kristo, reka Mwami umwambike undi mwitero, umwambike umwambaro w'icyubahiro. Mwami, turagushima, tuguhaye icyubahiro, kuko uri Imana ihindura amateka, uri Imana ituvana ku cyavu ikatwicazanya n'ibikomangoma. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen.